Yo broski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, ndagarutse kugira ngo tuganire, ariko by'umwihariko ngarukanye ikiganiro kivuga ku muziki nyarwanda. Ntago ndi jyenyine muri iki kiganiro, kubera yuko muri iyi minsi tugiye gutangira kujya tubasangiza ibiganiro birimo ubusesenguzi bwimbitse kandi bucukumbuye, turebe tuvuga ati umuziki wacu, umuziki nyarwanda, iyi industry bimeze gute. Akaba ari nayo mpamvu uyu munsi nakuzaniye umusesenguzi, ariko by'umwihariko nawe ni umuntu w'umusaza, areka atangira twibwira, atubwire n'ukuntu ibintu bimeze n'igihe yatangiriye gukurikiranira umuziki nyarwanda, ndetse tubwire n'ibindi bitandukanye tugiye kuganiraho ariko byerekeye ku muziki. Ni karibu, ni karibu. Murakoze kuntumira kuri The Truth TV. Njyewe nkaba ndi umunyarwanda ukunda ibintu bijyanye na muzika, ariko nkaba ntuye mu gihugu cya Uganda, ariho nahuriye n'uyu muvandimwe ambwira ko amaze iminsi mu bushakashatsi bwo kumenya impamvu music ya Uganda imeze nk'aho ibositinga cyane kurusha umuziki w'abanyarwanda. So nanjye rero nk'umuntu waje ungana ambaza uburyo ndeba umuziki wo mu gihugu cyanjye cy'ivuko no mu gihugu cya Uganda, nanjye mbona namusangiza icyo mbona izo mbogamizi ziterwa nazo. Izo mbogamizi nkaba mbona ziterwa n'ubushake buke no kudakora cyane. Murababarira kubera ko mu Rwanda hari ba munyakazi, ariko hano mu gihugu cya Uganda byafashe indi level. Umuhanzi ajya muri studio akamenya ati ngiye muri studio ngiye gukuramo hit. Ntabwo umuhanzi w'umugande, umuntu wese winjiye muri showbiz, yaba newcomer, yaba umuntu nyine ukinjira muri muzika, arwanira no kugira ngo arebe koko yabona hit song iraza igafata abanyagihugu. Ntabwo bapfa kuririmba, araririmba ariko aririmba afite passion y'ikintu agomba kugeraho, yumva ko agomba gushaka hit song, na nyuma yo kubona hit song akomeza, ntabwo acika, ntabwo abona ko ageze kuri byose, ahubwo arongera agakora cyane. Ntabwo urugero kuri ba Eddy Kenzo ni umuntu watangiye abona hit song imwe ebyiri, ariko niyo yacitse intege yaragumye arapambana ku buryo byibura buri mwaka aba afite hit song nk'ebyiri cyangwa nk'eshatu. Nanjye rero mwabona abanyarwanda bagenzi banjye icyo kintu mwacyitaho, n'uburyo bwa promotion nabwo mukabuha agaciro, uburyo bwo gutambuza, uburyo nyine wa promotingamo music yawe ikagera ku rwego wumva ko ari mpuzamahanga, kubera ko hano muri Uganda barapromotinga umuziki wabo. Pasiko dukomeje kuganira, ariko by'umwihariko kugira ngo twihutishe ikiganiro turagenda tukubaza noneho nawe mu kuduhinira utwereke ishusho y'ukuntu ibintu ubibona. Utwemerere yenda tugufashe mikoro kugira ngo twihutishe ikiganiro, ariko by'umwihariko mu Rwanda dufite umuziki, dufite industry y'umuziki, ariko ntago ugereranyije n'iya Uganda, ntago biri ku rwego rumwe. Ubona ko Uganda iri hejuru. Ubona u Rwanda impamvu utabona nk'umuhanzi ugezweho nko muri iyi myaka atera nk'intambwe avuga ati reka nkora n'indirimbo na Chameleone, reka negere Diamond, ni ukubera iki icyo kintu ukibona gute? Murakoze cyane. Icyo kintu nyibona mu nzira nyinshi, yuko twege nko muri East Africa tutaragira ikintu cy'ubumwe cyo kunga amaboko hamwe ngo dukorere hamwe. Ikintu Nigeria n'ibindi bihugu byagiye bitera imbere, abahanzi bagiye bakora amalebo
agafashanya mu bihugu bitandukanye. Mbona aricyo kibitera kuba tutariyumva ko twakora ikintu dufatanyije turi unity. Urakoze cyane Pasco. Aho ngaho urumva yuko kuba abahanzi nyarwanda badashyira hamwe n'abandi bahanzi bo muri East Africa, icyo kiba ikibazo kimwe, akaba ari nayo mpamvu ubona umuziki wacu uguma ku rwego rumwe. Ariko se umuntu akibaza ati kubera iki umuhanzi ubaye umusitari mu Rwanda aba yumva bihagije, aba adateganya kuba umusitari muri aka karere? Urabona yenda nka Diamond ari ku gasongero k'aka karere ka East Africa, n'abahanzi nka ba Jose Chameleone bari ku gasongero k'umuziki wa East Africa. Ariko abahanzi uyu munsi muri 2024 bari on top mu Rwanda. Kubera iki nta n'umwe ushobora kuvuga ati reka tugerageze tuyobore uyu muziki wa East Africa? Ubona impamvu ari iyihe? Urakoze cyane. Ikintu navuga ntabwo ari ikibazo cy'abanyarwanda gusa, ahubwo ni ikibazo cya East Africa muri rusange, kubera ko ikibazo aho kiva ni ukutagira ubwumvikane buba hagati y'ibihugu byacu. N'ikindi kibitera ni ukuba, ikindi mbona mu banyarwanda ni uko ntabwo barabyuka nyine ngo babone ko ibintu babishoboye. Dufite perezida mwiza, ariko abanyarwanda ntabwo barebera ku bushobozi n'ubutwari afite ngo nabo bumve ko ikintu bakishoboramo. Ariko nkaba nshimira Itaha Iwacu Bruce Melody, wa mugabo ni umukozi kabisa. Kandi ibyo byose East Africa tubona ko dufite ba Eddy Kenzo bari ku gasongero, ba Jose Chameleone, ba Diamond Platinum, mbona ko u Rwanda narwo ruri kugenda rubisatira. Urakoze cyane Pasco. Dukomeje kugenda tuganira by'umwihariko ku muziki nyarwanda wa hano muri East Africa, hano muri aka karere kacu, ariko tukibaza duti uyu muziki wacu wo mu Rwanda, imyaka tumaze tuwukora, imyaka tumazemo dufite n'abahanzi bakunzwe mo gakeya hano muri Uganda bakunda umuhanzi bita Meddy, bagakunda n'umuhanzi bita The Ben, ariko kuba wavuga ngo yarusha Power Play abagande hano ni ibintu bigoranye. Ikintu cya Power Play mu bahanzi nyarwanda kuba badakinwa muri East Africa, nuko n'uwo muziki bakorera mu Rwanda ku giti cyabo atari mwiza. Kubera yuko nk'urugero hano Uganda hari abahanzi bakora indirimbo zabo ariko zikagenda zigafata mu Rwanda. Hari tugiye mu myaka yashize, back in days, hari nk'umuhanzi bita uyu muhanzi bita Waikibenda. Uyu muhanzi bita Waikibenda agitangira gukora indirimbo yoherezaga indirimbo mu Rwanda zigafata, ukabona zifite Power Play. Kweki hano muri Uganda abahanzi nyarwanda ubona nta Power Play bafite kuri playlist, batariho nujeho ni indirimbo imwe. Biterwa n'iki? Ikintu naba mbona kibitera hano mu Rwanda, muri Uganda, ni ukuba abanyarwanda batari so connected ku bahanzi b'Abagande, nk'uko abahanzi b'Abagande bari so connected ku bahanzi b'Abanyarwanda. Abahanzi nyarwanda baziranye n'abahanzi ba Uganda ni bakeya kurusha abahanzi ba Uganda baziranye n'abahanzi nyarwanda ni benshi. So rero icyo nkaba mbona kirimo imbogamizi, ariko uburyo byakemukamo ni ukuba abanyarwanda bakwiyumvisha ko isoko nimba ugiye kurishaka urishaka mu mbuga. Ntabwo uzava mu Rwanda ngo ujye gushaka isoko Nigeria, ahubwo babanze bakore ibishoboka byose, babanze bashaka isoko Uganda, bashaka isoko muri Tanzania. Ibyo bizatuma umuziki nyarwanda utera indi ntambwe.
ariko mu gihe abahanzi nyarwanda bagifata umwanzuro wo kuba baririmbira abanyarwanda gusa, cyangwa amasoko yabo aba agenti babo bakaba bumva ko baba mu Rwanda gusa, iyo mbogamizi iracyarimo. Pasco, urakoze cyane kudusesengurira ku kantu, ariko hakaba hari akandi kabazo gatoya tugira ngo udusesengurireho. Ni ukubera iki mu Rwanda abahanzi nyarwanda kugira ngo n'umuziki ubatunge? Yego, uyu munsi hari abo umuziki utunze kandi ni n'ikintu byagaragaye ko bishoboka ko umuziki mu Rwanda wagutunga, ariko ntago umuziki ari ikintu gitunze abahanzi nyarwanda ku buryo watanga ingero 1, 2, 3. Ariko hano muri Uganda umuziki utunze abantu benshi cyane, ba Chameleone, uyu ni Weasel, ushyireho abo ba Eddy Kenzo, n'abahanzi benshi umuziki utunze. Kuki mu Rwanda aho bikigorana ugasanga ntago umubare w'abahanzi benshi batunzwe no kuririmba? Ikintu nabivugaho ni uko population ya Uganda itandukanye na population y'u Rwanda. Hano dufite abaturage bangana na miliyoni 46. Mu Rwanda ndibaza tukiri muri 16. Urumva rero umubare w'abanyarwanda baririmbira n'umubare w'abanya-Uganda baririmbira urahabanye cyane, ku buryo bituma n'umusaruro bakura muri ibyo bihangano byabo ukora iki, wababeshaho, kubera bagira bookings za hato na hato, kandi ni n'abantu bazi gushyigikirana. nicyo ngicyo nabivugaho. Urakoze Pasco. Ambo, kuri icyo ngicyo aho ngaho tubashije gusobanukirwa, ariko hakaba hari akandi kantu umuntu yakibaza. Iki kikaba igice cya mbere cy'ikiganiro dukoranye, kuko tuzagukenera no mu biganiro by'ubutaha. Ariko abahanzi ba Uganda bahora mu bitaramo, bahora n'akazi. Ni irihe banga? Ni abashoramari bashora amafaranga mu muziki n'abo bahanzi bakabona akazi? Ni abamanaja bategura ayo mashow? Ni abapromota babigiramo uruhare? Ni irihe banga abahanzi ba Uganda bakoresha kugira ngo bahorane akazi? Bitandukanye no mu Rwanda, umuhanzi ashobora kumara umwaka akora ariko ataritabira igitaramo. Urumva rero ko no kubona amafaranga byaba bigoranye ku muhanzi umaze amezi 8 umwaka akora ariko nta gitaramo. Ni irihe banga abahanzi ba hano bakoresha kugira ngo babe bahorana akazi? Yego, urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije, ariko iryo banga rya mbere rituma umuhanzi wa Uganda ahorana akazi ryavuye kuri promota. Abapromota nibo bantu ba mbere bamenye iryo banga, baravuga ati umwana uzajya usohora hit song iri kuri chat niwe mwana ugomba kuzajya ukora mbere y'abandi. Niyo mpamvu ubona muri Uganda umuhanzi aza akamara amezi 6 akaba amaze kuguramo inzu, akaba amaze kuguramo imodoka nziza, afite n'ibiceri. Rero ikintu kibitera ni uko abapromota ba Uganda bamenye iryo banga yuko bagomba gukoresha abana bafite hiti, incident yo gukoresha abantu batakiri kuri hiti. Keretse nyine umuntu nka Jose Chameleone, abantu bagumye nyine bakora amahiti, nibo usanga baba bateguranywe n'abo bana bari kugenda bazamuka. Pasco, tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu, ukurikirana umuziki nyarwanda? Umuziki nyarwanda ndawukurikirana. Ni abahanzi bangahe muri iyi minsi bari kukwemeza bari kuri hiti? Wavuga bari muri new generation, cyangwa se nubwo wavuga n'abambere muri old generation, ariko ni abahe bahanzi nka 3 bari kukwemeza mu Rwanda muri iyi minsi? Abahanzi nka 3 navuga. Uwa mbere, ariko abantu ntibagire ngo ni ukubera, uwa mbere ni Bruce, uwa kabiri ni Chris Easy, uwa gatatu
n'undi muntu kabisa mbona wazamuye umuziki nyarwanda, Element kabisa nawe arabinkorera kabisa. Aho ngaho tubashije kumva abahitinzi batatu cyangwa se abantu bari kuri top mu Rwanda uri gukunda cyangwa se umutima wawe uri kuryoherwa nabo. Uheruka mu Rwanda ryari Pasco PC? Mperuka mu Rwanda ubu ngubu haciyeho imyaka 4 mvuye mu Rwanda, I think so. Ni iki kintu wifuza kuba nujya mu Rwanda wazabona kikagushimisha kuri kote y'imyidagaduro, ukavuga ati yenda nzajyayo ngiye mu gitaramo iki n'iki, cyangwa se habaye haje umuhanzi uyu n'uyu najyayo nkaryoherwa? Ikintu cya mbere kiri muri aka karere kindaje inshinga kizatuma nsubira mu Rwanda ni Stade Amahoro umunsi izaba igiye gufungurwa ku munsi wa mbere. Nicyo kintu ntegereje, niwo munsi w'ikirori niteguye uzatuma nsubira mu Rwanda, kubera ko iriya stade ni inyamateka ije ikora ibitangaza hano muri East Africa. Abanyarwanda darapo twararizamuye. Peace ati nje mu Rwanda bafungura Stade Amahoro nzaryoherwa cyane, kandi ni nabyo muri rusange ni ikintu kizaba kiryoshye cyane. Ariko Peace tutaramurekura, reka tubwire n'abahitinzi cyangwa se abantu bari kuri hit bashyashya muri new generation hano Uganda. Nabahe bahanzi bari kuri hit hano muri Uganda? Abahanzi bari kuri hit, uwa mbere namwe muzi mwiyumviye ni Alien Skin, Fiki Gaza, abo ngabo kabisa nibo bahanzi bari kuzamuka. Tubwire batatu. Nari mvuze Alien Skin, nari mvuze Fiki Gaza, nari mvuze Fiki Fameka, n'abanzi benshi sinabavuga ngo mbarangize, ariko n'abanzi benshi muri Uganda babahitinze, udakuyemo ba Wininwaje, udakuyemo ba Fefe Busi, abapeti benshi bari kubikora, udakuyemo ba Vapisi ya Pasco. Aho ngaho urakoze cyane, ariko by'umwihariko hari nk'ukuntu mu Rwanda dufite umuhanzi w'abaturage cyangwa se umuhanzi w'abanyarwanda muri iyi minsi ndi kubona bari kwiyumvamo cyane ni Bruce Melody. Aha ngaho umuhanzi w'abaturage ninde? Umuhanzi ubu ngubu uri kuri hit abaturage bari gukunda cyane, navuga ko ubu ngubu ari Alien Skin. Undi muhanzi abaturage bari gukunda cyane uri gukora akazi gakomeye ni Eddy Kenzo, kubera ko ari kugenda yerekana ibikorwa birenze, amaze kwitabira ama award arenze, amaze gukora ibitaramo bitandukanye hirya no hino. Ubona ko Bruce Melody yateye ikirenge mu cye kabisa. Aho ngaho iki ni igice cya mbere kijyanye n'umuziki nyarwanda turimo tuganira na PC. Mbere yuko tumusezera rero, reka tumusabe kugira icyo asaba abakurikira umuziki nyarwanda, agira icyo asaba abahanzi. Ariko mbere yuko tugera aho ngaho, reka dushimire abantu mwese mwadukurikiranye, abantu mwese muduha support. Dore dufite 3,000 by'abantu kuri YouTube badukurikirana, abo ni abantu benshi cyane. So reka rero tubaze PC niki yabwira abahanzi, niki yabwira abakunzi b'umuziki nyarwanda, ndetse n'abantu ashimira n'ibyo asaba muri kariyeri ndetse n'industry y'umuziki nyarwanda. Ndashimira abantu mu Rwanda mbona batangiye gukora igikorwa cyateje amahanga imbere cy'ubusesenguzi. Abantu basigaye bakora ubusesenguzi kuri music nyarwanda, aribo bita abapaparazi. Akazi bari gukora kari kugenda kabyara undi musaruro, kuba ko igihugu kirimo umupaparazi gituma umuhanzi amakinga sure yuko agomba gukora ibintu byiza kugira ngo naze kujya muri abo paparazi batangire kumusekerera cyangwa kumuseka. Hano muri Uganda
ikintu cy'abapaparazi cyatumye nabwo umuziki wa Uganda utera imbere, kubera iki umuhanzi akora abizi ko ewana nakora ikintu kiterekeranye kitagiye mu murongo, nko kumusanga yanyweye ibiyobyabwenge, yasindiye mu bara, abapaparazi ba hano bahita babishyira kuri social media, bigatuma birinda abahanzi gukoresha igihe cyabo nabi. Numva ko rero abantu bakora umwuga w'ubupaparazi mu Rwanda nabo bari gushyira itafari rikomeye kuri industry nyarwanda, ariko babikore giprofessional, babikore kinyamwuga, ntibagaharabike just abahanzi just aho bazajya babona batandukiriye bajye babyita ngo iki mu kinyarwanda, bajye babacisha akanyafu. PC urakoze cyane, gira abantu nk'abangahe urarikira kujya bakurikirana kino kiganiro, tunabasuhuza abo bantu nk'abangahe? Kuri The Truth TV ndararika umujyi wanjye bita Roger, ndararika AG Kiriko, ndararika Fred aka Kiza, ndararika n'abandi bakowe tubabanzi muri Uganda fresh sana. Pasco arakoze by'umwihariko. Njye na B1 Promoter, iki kikaba igice cya mbere cy'ikiganiro tugiye kuzajya dusesengura tuganira ku muziki nyarwanda, tureba uburyo umuziki nyarwanda wava ku rwego rumwe ukagera ku rundi rwego, kandi kino kiganiro kizakiba kiri live. Abantu mukunda ibintu bya live, so kanda aho hari subscribe, ubundi ukande like na share, reka tujye tubana gatanu kuri gatanu mu bindi biganiro byacu. Nakagaruka. PC wakoze cyane. Thanks bro, thanks nanjye kunyakira no kuri The Truth TV.